ikintu gituma ingo zikomera si amafaranga, si n'amashuri, si ni ubukire, ahubwo ikintu gituma urugo rukomera ni ikintu bita kunyurwa. Dani, mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, uzanyurwa n'umugore Imana iguhaye. Ikindi ubuzima bwose uzabamo uzabwishimire. Numara kubwishimira, Imana umugisha izaguha uzagenda waguka. Ikintu cya mbere ni ukwishimira ubuzima umuntu abayemo. Cya kabiri gituma urugo rukomera ni ikintu bita communication, cyangwa se kuvugana, cyangwa se guhanana amakuru. Muri minsi iyo umugabo adahaye umugore amakuru, abandi bagabo bamuha amakuru. Iyo umugore adahaye umugabo amakuru, abandi bamuha amakuru. Kandi amakuru abandi batanga bahereza umugore wawe cyangwa umugabo wawe usanga atariyo. Niyo mpamvu rero ntuzigere wibagirwa kubwira umugore Imana iguhaye gahunda ufite. Urugo rudafite Yesu nta mahoro rugira, ariko urugo rufite Yesu rugira amahoro. Nubura Yesu uzaba utakaje byose, ariko nugira Yesu ibindi byose bizaza. Bakunda abagore batababeshya. Muri iyi minsi abagore bigize abayishikuru, akaba ari santere cyangwa ari irwamagana, agatabwira umugabo we ngo ari Nyabugogo. Sheri, ndi Nyabugogo, kandi yaraye hehe? Irwamagana. Uzahura ubyiza umugabo wawe ukuri, Imana izakubakira. Itsinda abagabo bakunda. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zanteye gushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Iyi tariki yageze, twari tumaze igihe tuyitegereje. Reka rero unyemerere uzubane natwe muri gahunda yo gusezeranya abana bawe. Reka uyu munsi umunsi udasanzwe kandi amavuta y'Imana amanuke muri iri teraniro. Reka gahunda zose ziyoborwe nawe nk'umwuka wera, kandi uyu mugoroba utubere umugisha mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Mbere na mbere turabanza kwakira abageni muri uyu munsi. Reka dusabe Dani na parewe bahaguruke batere haleluya. Reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Reka dusabe Nikuze na marene we bahaguruke batere haleluya, nabo tubakire. Christine, karibu mutere haleluya mu nzu y'Imana, tubakire na marene wawe. Dukomere Imana amashyi, mwicarire, Imana ibaha umugisha. Mwegere, turabiyegereje mu nzu y'Imana, Yesu abaha umugisha. Reka dusabe abaje babambariye, namwe muhaguruke mutere haleluya. Tubikirize, mwicarire, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusabe abantu bose muri mu kibaya muhaguruke mutere haleluya. Niba mwemeranya nanjye ko tugomba gusezeranya babageni uyu munsi, muhaguruke mu bitwereke. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko nta mpamvu n'imwe tutabasezeranya. Yesu abaha umugisha, turabiyegereje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Njye ugiye gusezeranya aba bageni nitwa Reverend Pastor Steven. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri mbyara n'abandi ndera. Ndi umushumba uko nabisigiwe. Mbahaye ikaze rero mu nzu y'Imana. Imana iduha umugisha. N'umurongo wa 18 Bibiliya iratubwira ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 19 uravuga ngo, Uwiteka Imana irema mu butaka n'amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose. Ariko umurongo dushaka cyane ni umurongo wa 23. Reka dusome 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu bitwicura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu irihindura umugore, imushingira
urwo rubavu iteka Imana yakuye muri uwo muntu irihindura umugore imushingira uwo muntu. 23 aravuga ati, niwe wabyivugiye, aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kwakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Dusome igitabo cy'Abefeso ni isezerano rishya, turasoma ibice 5. Igitabo cy'Abefeso ibice 5, dusome n'umurongo wa 22. Ibiravuze ngo, bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. 24, ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishire ridafite ikizinga cyangwa umunganyari cyangwa ikintu cyose gisa gicyo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore wawe yikunda. Imana y'amahoro idufashe. Reka dusobanura aya magambo dusomye kuri tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 2021, kuri isaha y'isa 9:24, turi mu nzu y'Imana. Tugize umugisha wo gusezeranya abageni bacu, n'abana bavukiye umuryango, n'abana bakorewe imiryango, n'abana barezwe, n'abana bakuriye mu itorero. Uyu munsi ni umunsi baje imbere y'Imana nk'uko babikoze mu gitondo ubwo bajyaga mu murenge. Twebwe itorero twemereye gusezeranya abantu bavuye mu murenge, nibo twakira mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu dutegereza bakabanza bakajya mu murenge bagakora imihango yose, barangiza bakaza mu nzu y'Imana. Uyu munsi rero dusomye amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro, kuko mubizi mwese ibintu byose bipfira mu itangiriro. Bibiliya tubwiye neza ngo Imana irema, mbere y'uko isi ibaho, isi yari idafite ishusho, yari umwijima gusa, ariko Imana yitegereje isanga hari ikigomba gushyiraho. Umunsi umwe rero Imana imaze kurema umugabo, imushyize muri Edeni, imuremeye imbuto zose, imuremeye n'ibyo kurya byose, ngo kandi habayeho n'umuhango wo kuremwa, n'inyamaswa ziraremwa zibaho, ariko Imana izanira uwo muntu ngo azita amazina. Uwo muntu rero amaze kuzita amazina, Imana igira ngo azanezerwa, ariko Imana yaza gusura uwo mugabo agasanga atanezerewe. Imana iza gutekereza mu buzima bwacu bwa buri munsi, Imana niyo yonyine yashingiye bwa mbere. Umunsi umwe rero mu gitondo kimwe ngo iraza isinziriza uwo muntu buticura. Umudogiteri wa mbere twabonye utereye ikinya cyiza ni Imana. Bibiliya tubwiye ngo nuko Imana ifata uwo mugabo iraza imutera ikinya, imaze kumutera ikinya ifata urubavu. Mbibutse ko abagore mwese muri hano, mwese ntabwo mwaremwe, ahubwo mwakuwe mu rubavu, mu mbavu z'abagabo banyu. Imana yaremye umugabo wenyine, imaze kumurema muri urwo rubavu rwiwe, isanga nta mpamvu yo kurema undi muntu, ahubwo muri uwo muntu ihakura undi muntu. Imaze kuhakura undi muntu, iraza imushyira aho ngaho, Imana iragenda. Umugabo akangutse arebye ibumoso bwe asanga hari umuntu. Umugabo aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko kuwe mu mugabo. Impamvu witwa umugore ntushake ikindi gisobanuro, nuko wakuwe mu mugabo. Imyaka rero Dani amaze yarasenze, amaze gusenga, Imana iritegereza isanga igomba kumuremera umufasha umukwiriye. Mu bantu bose yahuye nabo, mu bantu bose basenganye, yari atarabona umufasha umukwiriye. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo kandi umufasha umukwiriye yari atarakaboneka, ariko uyu mugoroba yabonetse mu izina rya Yesu. Ndamubwira ibintu 7 twagiye tuganira, mwigisha umubano, mwigisha ukuntu ingo zubakwa, ariko ndongera musubiremo ibintu 7 namwe muri hano mubyumvireho.
ikintu gituma ingo zikomera si amafaranga, si n'amashuri, si ni ubukire, ahubwo ikintu gituma urugo rukomera ni ikintu bita kunyurwa. Dani, mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, uzanyurwa n'umugore Imana iguhaye. Ikindi ubuzima bwose uzabamo uzabwishimire. Numara kubwishimira, Imana umugisha izaguha uzagenda waguka. Ikintu cya mbere ni ukwishimira ubuzima umuntu abayemo. Cya kabiri gituma urugo rukomera ni ikintu bita communication, cyangwa se kuvugana, cyangwa se guhanana amakuru. Muri minsi iyo umugabo adahaye umugore amakuru, abandi bagabo bamuha amakuru. Iyo umugore adahaye umugabo amakuru, abandi bamuha amakuru. Kandi amakuru abandi batanga bahereza umugore wawe cyangwa umugabo wawe usanga atari yo. Niyo mpamvu rero ntuzigere wibagirwa kubwira umugore Imana iguhaye gahunda ufite. Iyo utamuhaye gahunda ufite, iyo utinze, iyo ugize ikibazo, ntabwo amenya uko abigenza. Cya gatatu, ntuzigere ugira konte yawe wenyine umugore wawe atazi. Muri iyi minsi hari umudayimoni wateye, umugore agira muri Equity, undi akagira muri Gitibank, undi akagira ahandi hantu, noneho umwe agasa nk'aho ari gucunga mugenzi we. Urugo rurimo gucungana, aho rugera rugahura n'umuyaga. Yesu yaravuze ngo abantu babiri bubatse amazu, umwe yubaka ku rutare, undi yubaka ku musenyi. Ngo nuko imvura iguye, inzu yo ku musenyi hitigwa, ariko iyo ku rutare ntiyigeze igwa. Urwo ni urugo rwubakiye kuri Kristo Yesu. Urugo rwubakiye kuri Yesu, niyo abadayimoni bahaguruka ntabwo bajya barushobora. Urugo rwubakiye kuri Yesu, niyo amafaranga adahari, niyo amazi ataraboneka, niyo imodoka zitaraboneka, bakomeza bakagira umunezero. Umunsi umwe hariho umugabo w'umuzamu. Uwo muzamu yarindaga boss. Noneho yari afite akaradiyo. Noneho buri munsi iyo boss yazaga, yabonaga uwo muzamu afite umunezero cyane. Akibaza, boss akibaza, uyu muntu ko muhemba ko akora 8,000, akora 12,000, ni ikihe kintu gituma agira umunezero? Noneho hari akabuye yicaragaho cyangwa se agatebe arimo gucungiza. Umukire ari muri etaje akabura amahoro, bagahora pigipigi mu nzu, bafite amafaranga, bafite iki, ariko amahoro yarabuze. Urugo rudafite Yesu nta mahoro rugira, ariko urugo rufite Yesu rugira amahoro. Nubura Yesu uzaba utakaje byose, ariko nugira Yesu ibindi byose bizaza. Noneho umukire yitegereza, akageza kumureba, aramubaza ati se ni ikihe kintu gituma uhora unezerewe? Aramubwira ngo burya ntugira ngo mfite ibya mirenge. Noneho umugore yazaga kumusura azanye ibijumba n'ibishimbo n'imfungure, bagasangira bombi, umwe agatamika undi, undi agatamika undi, bakanezera. Umugabo akibaza ko umugore utanezerwa, hari inkoko, hari isamaki, hari iki, ni ikihe kiri kubura? Haramubaza se ikintu gituma we n'umugore wawe mugira amahoro ni iki? Ati burya Yesu uri wacu aduha amahoro. Utahane Yesu, amahoro azaboneka mu rugo. Kindi kintu gituma ingo zikomera, Dani muhungu wanje, ni ukutabaho nk'uko abandi babayeho. Iyo umugabo abayeho nk'uko abandi babayeho abakisha, ariko umugabo yabayeho nkawe yigiye kuri Kristo Yesu, ibintu bigenda neza. Icyanyuma, umugore wese akunda icyubahiro. Dani, ibi ndabikubwira, nta mugore n'umwubaho udakunda icyubahiro. Umugore akunda guhahirwa, umugore akunda guteteshwa, umugore akunda amagambo meza, umugore akunda gusohoka. Nubona 5 mujyana hano umugore fanta ni 400 cyangwa 600, cyangwa ugure ji ya pome bashyira mu birahure 2, umunyweshe nawe kunyweshe, muri ahantu mwitahi. Naga ari ibintu bisaba amafaranga menshi. Burusheti igura 1500. Donc gusohokana umugore wawe ntibisaba kukukora biji, ahubwo bisaba kubyumva mu mutwe. Ikindi abagore bakunda guteteshwa. Rero nujya utaha umubwira amagambo meza, bizatuma umugore wawe akomeza gusa neza kuruta uko avuye iwawe. Madamu rendagira ngo ubwire ibintu 7 bituma abagabo bakunda urugo bataha kare. Cyambere nta mugabo ukunda umwanda. Umugabo wese hava akagera akunda isuku. Umugore ugira umwanda atakaza umugabo. Cya kabiri bituma abagabo bakunda kuza mu rugo kare, nta mugabo ukunda ko bamushyira ku nkeke. Oh, ntabwo nguriye iki n'iki, ntabwo nagiye muri saro. Oya. Ikindi, mu buriri siho babariza ibibazo. Mu buriri naho kuruhukira. Nukenera kubyura umugabo kamakara yashize, jya ugira hano umubwira muri saro, kandi nabwo yaruhutse.
nukabona umugabo aje ngo tumubwira turabona umunyu, urusenda, ibirayi, amakara. Oya, mureka tuze umuganirize, Imana ajye guha ubwenge. Ikindi abagabo bakunda abagore batababeshye. Muri iyi minsi abagore bigize abayisikoro, akaba ari santere cyangwa ari irwamagana, agatabyura umugabo we ngo ari Nyabugogo. Sheri ndi Nyabugogo, kandi yaraye hehe? Irwamagana. Uzahora ubyiza umugabo wawe ukuri, Imana izakubakira. Ikindi abagabo bakunda ni isuku mu rugo. Nta mugabo ukunda kuba mwangira umubyeyi. Ibi ngiye abantu bihaye ngo niba ufite mama wawe, nanjye ngaba mfite mama wanje, mama wawe naza mu rugo tumwakire, uwanjye naza tumusubize inyuma. Oya, mama buku wawe naza jya umwakira. Umunsi umwe umuntu yari arwaje, donc hari umugore, ndako ngiye kuvuga kanyuma, umugore ntabwo yakundaga mama w'umugabo. Noneho mama w'umugore aza kurwara, arwaye ajya mu bitaro. Agiye mu bitaro, noneho umugabo ahamagara umugore, tisheri turi heti ndi mu kazi, tiwataha vuba ugaca mu bitaro Faisal, mama wanjye yarwaye ararembye. Noneho yumvise ko avuze mama we, yumva ko avuze umubyara, ntiyabyitaho, aritahira ajya muri pati, mama wararemba. Arungaramo amagati, tisheri ntabwo agiye kwambwa kureba mama, ariko se nukandateho mama wawe. Okay, mama wageze hanyuma agiye gupfa, nibwo umudamu mugenzi yamuhamagaye, kutaje kureba mama wawe kandi agiye gupfa. Undi ati se mama wanjye ari mu bitaro, ariko sheri kutari wambwa, ariko nakubye ko mama wawe ari mu bitaro kandi agiye gupfa. Ngo yango nagize ngo ni mama wawe. Ntago ari byo. Mama wawe, mama wa Dani ni mama wawe, mama w'uyu nguyu ni mama wawe. Mwabyumvise? Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Hari impamvu mufite tutasezeranya aba bantu nyuma y'inyigisho mbahaye. Hari umuntu umva afite impamvu tutabasezeranya ngo azamure ikiganza? Okay, ntawe. Niba ntawe rero, murumva bano bantu twabasezeranya, muzamure ibiganza tubirebe. Ngaho muzamure haleluya tubyumve. Imana ibaha umugisha. Ejo bundi hari ahantu nagiye mu kiliziya, baririmba karimba kavuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Mukomeze inzira mwatangiye, muhaguruke mbasezeranye. Nta mpamvu yatuma tutabasezeranya, Pari na Marene babafashe babanzanire mbasezeranye. Imana ibaha umugisha. Karibu sana. Murarebana, hano hari indahiro muturahirira, bagufashe ururabo, baduhe mikrofone. Ni indahiro umwe arahira mugenzi we. Mufashe pare kugira ngo ego amazina yawe nguhisemo wowe ngo umbere umugore cyangwa se umugabo imbere y'Imana n'imbere y'itorero, ngusezeranyije ko nzagukunda, ngakubaha kandi ngakubahisha muri byose, tubyaye cyangwa tutabyaye. Impamvu tubikora ni ukugira ngo nimutinda kubyara umwe ntazacomeke ngo ave ku wundi. Sawa, mumere mikoro, mera Pare aduhe Dani abari udutangirira.